noneho uburyo bwo kuba n'abasekuru w'abapfumu nuko mu kubandwa mu bazimu mu bintu by'amagini nta muntu ndusha ntawe. Hano inyuma rero nkuko muri kubibona iki ni kibuno cyayo. Ubungubu nshaka gukora irobo. Ntabwo ari yo nyine, hari izindi nini. Yamfashe igihe ukwezi, maze kumara ukwezi nyikora. Hari n'igihe nyifatira muri pause nkaba nyihoreye nkongera nkayikora. Device unlocked. Home screen 1 of 4. Bluetooth. Unywemo urufunguzo. Home screen 1 messages. Aha ni kuri WhatsApp. Aha ni message. Aha ni phone. Ubu ninjiye muri phone. Hano inyuma rero nkuko muri kubibona iki ni kibuno cyayo. Iki kiboro rero cyo kigufasha kugira ngo niba ugiye kurasa urabona aha ngaha niho hafatamo hano gutya. Urabibona neza. Kugira niba upimye taza kunyeganyega urabona gutya kugira ndase bimeze gutya naco no guhushwa. Ako mu gihe nyambaye gutya urabona ko ntabwo ya shakinga ngo ugende izenguruka. Urumva kugira unarase itagusimbukana ugomba kwifatamo hano. Hanyuma iyi ngiyi sinari ubibona neza ni twiga. Ni imbarutso kinyarwanda. Twiga. Hanyuma iyi ni magazine sinari ubibona neza. Barayibona aho. Iyi ni magazine. Iyi bayita M16. Ni y'Abanyamerika. Sinari bayibona neza. Iyi ni magazine. Ni gusobanuraga kuri bino bintu nyine bintwara igihe. Ibice ni bimwe? Ntabwo ari bimwe nta nubwo zikora kimwe. Iyi ikora gute twereke? Iyi mbunda yararenze cyane. Sinzi nawe neza ngaha. Iyi mbunda yiri version cyane. Urumva? Iyi ngiyi ni y'Abanyamerika. Ikiza cyayo nyine yino mbunda bureye. Ushobora kuyihambura iyo ugiye nko mu rugendo. Urayihambura urumva urisandaguza yose ukayishyiramo mu kantu ukayitwara bikoroheye. Sinayike 47. Kandi ikindi kandi iyi mbunda urabibona nyine nkuko uri kubona ikintu kibuno cyayo urabona ko bitandukanye na hariya. Hanyuma iyi ngiyi iyo uri kurasa nyine urabona ahangaha narakunze areba neza ufungura ahangaha igiye kurasa kugira ngo urasa ibitore biri gusimbuka nahangaha bisimbukira nyine. Hanyuma kano kantu kubona ahangaha akangaka ni regulation y'isasu. Urumva bura ushaka kuvuga ati ngiye gupima ahantu runaka. Urumva ko urumva nuko isasu rigenda biteye n'ahantu rirashe sound irahinduka. Hanyuma akangaka niko kabere yegera nyine uko umanuye niko isasu rigenda ryongera umuvuduko. Urumva uko umanuye paka kageze nk'ahangaha cyane. Cyangwa bireba neza iyi ni cooking yayo. Ahangaha nangiriye ahangaha inyuma kirabona ko ari kimwe cya nyine to. Hanyuma kamwe kayifasha kugira ngo ikicara hasi. Bikorana n'amaguru yayo murayibona bitereka hakicara kangaka n'aya maguru. Hanyuma ahangaha nabo bafata iyo bagiye kurasa iyi ni trigger. Sinzi nawe yireba neza ndi kuyibona trigger. Hanyuma iyi ni magazine, iyi ni buti kuramo magazine. Nino bireba neza. Iyi ni cooking yayo nabwira nyine. Ndabona harimo n'amarasoro. Ngomba kubikora. Iyi ni jumeri yayo to. Ureberamo kugira ngo ufyature umuntu cyane. Mutageting fresh. Ni mudahushwa. Ni mpamvu yitwa mudahushwa. Ubu si watubwiye yitwa sniper. Ino sniper kuyikora byagufasha igihe kingana iki? Urumva nyine kuvuga ngo imbunda yongeye kuyikora igihe kinini gitakara mu kuyiga. Ini sasu rajejeje gukora ndi musanzo yajyanye muri beforesha ko nyine ibyo nayisikaye niringenda beka sample nyeto. Ese ubiri sasu rikora mu ki? Nayo ni plastique nyikoramo.
ni plastique umva wongerejwe ni plastique gikoramo dore ahangaha nyine mbanye kuko ino magazine njyamo amasasani ishyiramo gutya zawe kureba udugahita ucomeka muri gani yawe. Joshua ndabona uri imbere ya Rwanda Air iyo kuyikora byagufasha igihe kingana iki? Nabonye ari nayo ndege nini ufite, ndege zawe ufite ntabwo ari yo nyine, hari izindi nini. Yamfashe igihe ukwezi, maze kubara ukwezi nyikora. Hari n'igihe nyifatira muri pause nkaba nyihoreye nkongera nkayikora. ubu sura cyakomeza kuyikoraho? Oya, yararangiye, usibye ko ndi kureba za mistakes, ndi gukora training kugira ngo ndebe umuntu wayigura niba ari kuyitwara itagira ikibazo igacika. Nibyo ndi kureba gusa. Kubera ko nashatse gukora iyo ndege. Mu mazina yayo tinashatse gukora indege niyo nashatse gukora Rwandair, shaka gukora Kata, shaka gukora n'izindi zitandukanye. Narahisemo Rwandair nayo kuyikora, niyo mpamvu nayanditseho Rwandair. ubu se nkwaye kugura ya Rwanda ya meza miliyoni 2. noneho uburyo bwo kuba n'abasekuru b'abapfumu nuko mu kubandwa mu bazimu mu bintu by'amagini nta muntu ndusha ntawe. ubwo rero n'undi wese yaza tugakozaho nawe bapfumu baraza bakaza mu rugo tukagira ibintu tubafasha. hari aho basamiye bagiye kuvanayo ibiriyo turabafasha. bityo rero ndi sekuru wabo kuko n'abapfumu bamwe tubihuriraho. baraza ati sogokuru ari hehe? ubwo ngendera mu kirenge cya sogokuru wabyaye umubyeyi wanjye. yitwaga ndi yitwaga Mbarabukeye. siko bitoroshye wana uzi yuko udasanzwe uzi yuko udasanzwe ntabwo ndi mugenzi wanjye. ni ukuvuga ngo aka ni agasimba kamwe mu tundi dusimba. ntabwo ariko konyine. uratwereka n'ibindi bisimba ufite? umuntu yabereka ariko so wazabereka ubutaha. okay reka umuntu azabereka ubutaha kuko nari ndi no mu kazi ngasubiremo. urabona ya menyo yayo se yemera kundi? oya yegera urebe. oya ntabwo naye buri bivuga uti reka norohera umusaza. niyo mpamvu ndi sekuru abapfumu ndi mupfumu. umuntu uzabona uzakwereka amenyo y'inzoka iyo afite akayikiniraho ikamwihorera nta shebuja igira. bisaba kuyihungeta. ubu narayihungese. baravuga ngo ubumara bwabo bamumurizo. si nguyu. ese ubifite nk'imyaka ingahe y'inzoka? ino nzoka ntabwo yaburi imyaka nk'ibihumbi 6. iriho ubu se kugira ngo kuko iriye ubururu ariko ntabwo ipfa. ntabwo ipfa nta hantu igisa. kameramani yakigira hino nimwe se. nuko nshatse nabireka n'izindi nuko ari yari yazo. oya ntabwo zarenga hano. ariko ntabwo murumva ko ngo banazikura amenyo. muze kwibuka munambwira ati ariko wagikinishaga yamaze nanayabereka. ingaho yatwereka kanze ndebe ukuntu ntayabereka amenyo y'inzoka. bari imirwano bwo kuvuga ngo ndayasamura. ndabona igenda isohora karimi. urabona ntabwo ari ukuyitinya. batabona nyifata umutwe ngo yone ukuyitinya sibyo. kwifata umutwe no kugira ngo turebe y'amenyo kuko ntabwo nabasha kuyasamura. urabonera nampunga. urabonera mpunga. biransaba ko nyifata umutwe kugira ngo nyabone. ni imbaraga n'imirwano noneho. ugiye kutwereka amenyo y'inzoka. munabone namwe mumenye amenyo n'abameze. yego mwashaka kugira ngo mbereke imbaraga zimwe na zimwe mu zo tubasha kuba twakiyambaza mu gihe rukomeye. twereke. nari mbabwiye nti reka nze mbereke ikintu ushobora kuba nakohereza n'umurozi wazambiye umuntu. ndi kuvura umuntu yongera ndogera ngomba kumwohereza nawe akarwana akagira ibyo arwana nabyo agahuga.
nawe akasigara yihugiyeho si yongereye. Okay, ngaho twereke se. Ubu hari n'umunyamakuru ugeze kuza hano uwaza yiha karebo ahiri ku rugi yari imuhitanye, ariko mwebwe ubuye mwayitambusira bihora kandi mwayinyuzeho. Kweli ni inzoka ubundi nanagusobanurira iri hagana hese. Gaturebe ko yabiri hano hafi. Ntago yabura. Aha ndabona inana hari hano nihi. Urayitinya se? Urayitinya? Nje ntabwo mbimenyereye. Kibari kinini. Karekezi ibyo ni Kibari kinini do. Urabona rudakabije? Dore ni runini. Ruba rwarakuze. Urarureba se? ngo yiterure turebe. Suzi ko abantu bayitinya? Ariko ati niba ari yawe ngaho yitinyuke. Ngaho yitinyuke. Kabanze nikohore mugabo agiye kurwana ari kohora. Yifate nyabone ntegere hano. Twebwe ntago twirwa dufata n'izosi bitaturya. Ubungubu nshaka gukora irobo ryo nzarikora nkaja nemeza kuri telefone rikagenda. Najye nzarikore hamwe ibice nzashiramo umwuka, hari ibice nzashiramo umwuka, ibindi nshiremo umuriro w'amabuye ku buryo ayo mabuye y'umuriro azajya atanga umuriro muri dinamo igakaraga irobo ikabona ikagenda. Ahangaha iyi ngiyi niyo kuzengurutsa ujya nko kudahitaka. Aha naho kuzengurutsa ujya nko kudaha itaka. Aha ni ukwizamura. Ibi ngibi mfite umuntu uri kumfasha nagomba nyikirira ku rwego rwo gukora ibi ngibi. Ubundi narize ngeze mu gatanu amashuri abanza primaire ndivamo kubera ko nta bushobozi nagize bwo kuba nakomeza nakwiga. Ndavuga ati n'ubundi ninkomeza kwiga natazabona uzamfasha ndi kwiga. Ubundi ni ukugera nkabura umfasha n'ubundi nkavamo nza kurivamo. Nararivuyemo muri 2018. Ubuse Olivier uwakubwira ati njyewe ndashaka kugira ikintu ngukorera wamusaba iki? Cyo namusaba ni ishuri ryiza rifatika ku buryo mbese nakwiga icyongereza nkagifatane nkakiga neza. Nese ubumenye n'umuzungu ashaka kumfasha natazi icyongereza si byambangamira. Ndibana kandi ibintu byose ndabyikorera, nditekera, ndifurira, nikorera imirimo yo mu rugo, nta kibazo mba mfite rwose kwibana ndabyakiriye. Reka turebe kuri telefone ukeneye guhamagara umuntu bigenze uti? Njyamo nyine telefone yanjye ifite application ivuga, njyamo nkayikoresha nkamuhamagara nta kibazo, nka savinga, nkajya kuri WhatsApp, nkajya kuri YouTube nkareba ibiganiro, ibintu byose ndabikora kuko harimo app ivuga. YouTube ureba ibiganiro? Ushatse guhamagara umuntu nk'ubu ngubu gutya nikayemo urufunguzo bavuze n'isaha, bavuze ko ari 4:52. Urongeye nko guhamagara umuntu runaka. Device unlocked. Home screen 1 of 4. Bluetooth. Nkuyemo urufunguzo. Home screen 1 messages. Aha ni kuri WhatsApp. Aha ni message. Aha ni phone, ubu ninjiye muri phone.
Phone. Search bambwiye contact. aho Search contact. nsacingira muri contact Edit ninjiyemo box. Showing English. Ngubu US. ninjiyemo QWERTY. Keyboard. ubu ngiye guhamagara nk'umuntu Page. wenda Y. kampamagara nka Remy E. E. N. M. M. Henry William Yamakuru. ubwo nakubonye English. Intel Rwanda. MTN Rwanda. MTN Rwanda ngo nahamagaye ngakupa Phone. Search contacts. nyine urumva ubundi muri makeya telefone yanjye ifite application ivuga nk'uko abantu bari kubyumva William Yamakuru. ni ukuvuga ngo rero Contact. Button. Back. uko nyikoresha agenda imbwira ikintu cyose nkoze YouTube Go. nk'ubu ngubu aha ninjiye ni muri YouTube YouTube Go. Button. YouTube ubu Go. Search. banyeretse aho nsacingira Edit box. ubu ninjiyemo YouTube Go. nshobora gushaka ikintu runaka nkakibona WERTY. Keyboard. Double tap and hold the N. Board. J. N. B. N. K. H. J. J. nta bintu bidasanzwe ni ibyo ngibyo